Yezu akuzwe, ni Marie Clarisse Mukandengo. Twari tugeze ku ndiri y'abazimu cyangwa se indiri y'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo igihe wasangiye nabo, igihe wariye, igihe wafashe ibyo ku meza byahoze, cyangwa se igihe wavuye mu kabari ugatahana agacupa kawe, iyo birangiye ugashaka kujya kuri tuwarete yaba kwituma cyangwa kwihagarika, abantu bose uhita ubaruhurira hahandi muri tuwarete. Ni uburuhukiro bwabo. Kristu Yezu akuzwe. Ese tugomba kugira tuwarete zirimo uburuhukiro bw'abadayimoni? Oya, mureke igihe cyose uzi neza ko ibiryo byasigaye, mbere yo kubirya jya ubanza ubishyushye, havemo umwuka mubi cyangwa se havemo imyuka mibi. Hari uwigeze abona ibiryo byagaze? Ese kuki biba byagaze? Igihe cyose rero ibiryo byasigaye ku meza mugerageze kubishyushya. Igihe cyose ugiye mu kabari ukanywa agacupa unywe mu rugero, igihe cyose ubona nawe byaba ikibazo, gerageza ubireke. No kurya kenshi ukarya byinshi nabyo ni bibi. Gerageza rero urye ibiryo bihagije kandi urye indyo yuzuye, nuko ubashe no gusenga Imana yawe kugira ngo uzabone iherezo ryiza ry'ubuzima. Kandi igihe cyose uri mu buzima busanzwe ugerageze gukiranuka. Gukiranuka aba ari byo bituranga, kuko abayoborwa na Roho Mutagatifu nibo bana b'Imana. Ibaze ukaba uri umukarisimatike, ariko igihe cyose Roho Mutagatifu agahora akuvamo yigendera, buri mugoroba ngiye kuganira n'abandi bagabo, ngiye kuganira n'abandi bagore, ukaba uri mu gacupa, bikarangira Roho Mutagatifu buri mugoroba agira atya akigendera. Ese nujya kuryama uzatabazane? Ese nujya kuryama ninde uzaragiza ubuzima bwawe Roho Mutagatifu yagiye? Kristu Yezu akuzwe. Igihe cyose ugiye kuryama jya wibuka gusaba imbabazi z'ibyaha wiriwemo, numara gusaba Imana imbabazi, nuko ubashe noneho kuyisaba ibyo ukeneye byose. Numara kuyisaba uzaryame utuje utekanye, ibyo uzayisaba izabiguha. Yemwe izanakwiyereka. Ariko nujya kuryama wabaye akazizi, iyo Mana yawe sinzi neza niba yuko izakumva, kuko Roho Mutagatifu azaba yagiye. Kereka niba ari iyo Mana uzaba uri gusenga y'abazimu. Kristu Yezu akuzwe. Tunywe mu rugero rero, turye ibiduhagije ariko turye mu rugero, kandi tubashe kwita neza ku miryango yacu. Iminsi ya none iragoye, ubuzima bw'isi buratugoye, ibibazo ni byinshi. Ushobora kuba urwaye uyu munsi, ushobora kuba urwaje mugenzi wawe, ushobora kuba wagize ibyago, ushobora kuba uri mu kaga gakomeye, ariko izere Yezu. Numwizera nk'umwami, ukamwizera nk'umukiza wawe, ibindi byose azabiguhaho nk'ikirenga. Mureke rero tugerageze kuba maso, tugerageze gukiranuka. Imana nayo iradukunda kandi ishobora byose, uko bwije n'uko bukeye ituba hafi. Niyo mpamvu tugomba kwizera yuko ariyo izabasha kudufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Nk'abakarisimatike rero, nk'abayoborwa na Roho Mutagatifu, nk'abantu b'abarokore mwitwa ngo twararokowe, mwitwa ngo muri intungane, mureke tube imbere y'Imana uko bikwiriye, mureke dutakambira Imana uko bikwiriye, kugira ngo iduhe amahoro n'umutekano muri iyi si yacu, iduhe amahoro n'umutekano bihagije muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tubashe kwidagadura, tubashe gutuza, kandi tubashe gusabira na bagenzi bacu badashoboye, bagenzi bacu batwawe n'ibiyobyabwenge, bagenzi bacu batwawe n'ibisindisha cyangwa amatabi n'urumogi n'ibiki byose. Igihe cyose
dutabaze Roho Mutagatifu nabo abagenderere nk'uko yabonekeye Sawuli, nabo yabiyereka muri iri joro, yabiyereka iminsi ya none, nuko bakabasha guhinduka. Ibitaro rero by'abarwayi bo mu mutwe byabaye byinshi, ibitaro by'abafite ibibazo by'imyuka mibi cyangwa roho mbi byabaye byinshi, ibitaro by'abafite ibibazo by'uburwayi bwa roho byabaye byinshi. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuba maso, tugasenga kandi tukagerageza kugenderera cyangwa gusura abafite ibyo bibazo bijyanye n'ibyo ngibyo by'ibiyobyabwenge, tukabasha kubereka inzira nziza bagomba kunyuramo y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero murahirwe kandi mukomeze. Iyi si iraruhije, iyi si ni ntoya, iyi si ni mbi, ariko dufite umwami, dufite umurengezi azatugeza mu gihugu cyo mu ijuru. Kristo Yezu akozwe. Ngaho rero gushaka kw'Imana reka tukubemo neza kugira ngo nayo izakore imirimo n'ibitangaza byayo. Kristo Yezu akozwe. Reka dusenge Imana ubundi turuhure ubuzima, turuhure iyi mibiri yacu. Nyagasani utubabarire kuko turi abanyantege nkeya, Nyagasani utubabarire kuko twiriwe muri byinshi bitaguhesha icyubahiro mu bandi, Nyagasani utubabarire aho twariye tukarya byinshi ntitubashe gukora umurimo wawe uko bikwiriye, utubabarire aho twagize irari ry'umubiri, utubabarire cyane aho twararikiye ibisindisha bitwangiriza ubuzima, utubabarire aho twararikiye ibiyobyabwenge ubuzima bwacu bukarushaho kwangirika. Nyagasani ugirire impuhwe buri muntu wese, cyane cyane abatwawe n'ibiyobyabwenge kugira ngo bagarure mu nzira. Data mwiza murengezi w'ubuzima, tuzi neza ko shitani nta na rimwe igitwishimira, niyo mpamvu tuguhamagaye muri iri joro kugira ngo mwami utubabarire ayo mafuti yacu yose. Mwami, amazina yacu yari yarasibanganye mu gitabo cy'ubugingo ubashe kuyasibura, nuko natwe tuzaboneke mu mubare w'abana bawe. Uradukunda kandi uratuzi, uradusobanukiwe Nyagasani, uko bwije n'uko bukeye utuba hafi. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ugushaka kwawe abe ariko gukorerwa muri twebwe, ntabe ari twebwe tugaragara, ahubwo imbabazi zawe zidukoreho. Mwami, tuba muri byinshi, Mwami dukora byinshi, Mwami iyi si iraturangaza tukarangarira muri byinshi, ariko uyu munsi wa none twizeye gushaka kwawe, uyu munsi wa none twizeye impuhwe zawe. Impuhwe zawe ziduhoreho rero hamwe n'abacu bose, izo mpuhwe zawe ziduhoreho hamwe n'abafite ibibazo bitandukanye, buri muntu wese abashe gukira mu izina ryawe. Girira impuhwe abavandimwe bacu bataye ukwemera, girira impuhwe ababyeyi bacu batubyaye, girira impuhwe abana twabyaye, girira impuhwe Nyagasani abaturanyi, ugirire impuhwe Nyagasani buri muntu wese ugushakashakana umwete. Ntabwo tugutota amagambo rero, tuzi neza ko tutarasaba ibidukwiriye uba ubizi, niyo mpamvu tukwinginze ngo icyo ubona kidukwiriye cyatugirira akamaro nawe kikaguhesha ikuzo aba aricyo duhera ubuntu, ni mu izina ryawe Yezu, amina. Nyagasani reba intege nke zacu, witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Tubabarire, tubabarire, tubabarire mubyeyi ugira ibambe. Bikira Mariya utazanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
cyane.